Hi guys, inshuti zacu bafana bacu twongeye kubasuhuza. Muri iyi minsi mikuru y'impera z'umwaka ya Noheli n'Ubunani tubafitiye promosiyo ku bashaka kwiga gukora isabune ikomeye bar soap, isabune y'amazi Savo liquide cyangwa se liquid soap, shampoo cyangwa se hair shampoo, amavuta yo kwisiga, ji z'amoko atandukanye se cyangwa juice ndetse n'ibindi. Ku bindi bisobanuro mwadushaka kuri nomero zikurikira 0783 96 79 41 cyangwa kuri 07 98 91 085. Ndasubiramo 07 39 67 941 cyangwa 07 98 91 085. Akandi karusho kandi ubikeneye tubikugezaho ku buryo bworoshye cyane. Murakoze cyane. ubwo se iriya gahunda ziya diruburazi bizagenda gutera ko mbona bikomeje kugorana. Bikomeje kugorana pe. None uramujama urambwira ati ariko akazi bimeze bite? Shawa mugani bikomeje kugorana ariko ko uherutse kumbwira ngo yabonye akazi muri ofisi, ibyo bintu byari ukuri koko? Mperutse kujyayo rwose nsanga yaregamye gutya, yabonye akazi kabisa meze neza. Ahubwo nta agatekerezo, mbwira agatekerezo ukuntu byibura byagenda. Uramuginga kumufatisha biragoye. Reka nkuha agatekerezo rero. We uzagenda ubwire uramujama, urukumva? Uzagenda umubwira ati ko mbona bikomeje kugorana kumufatisha, nta kuntu wamureshyareshya ku mafaranga waduhaye ukagira ayo ukuraho, ubundi andi tukayarya natwe ukadukorera feri. Ahubwo ako kantu ni inyamibwa kabisa. Ako kantu ni neza. N'ubundi akuyemo senkani n'ubundi 25 asigaye nta kibazo kirimo rwose. Iya feri niyo uzamubwira dukorera feri, we yamusohokana. Noneho we akaduhamagara akatubwira ati byakunze, tukagenda duhita dusoza ibintu. Se wumva inama ari iyo ngiyo mani, uzamubwire ko hari akantu twabonye ukuntu tugende tumuvangire yamusohokanye. Nawe ni umuntu mukuru azareba uburyo abigenza. Oya ahubwo icyo nicyo gitekerezo kabisa. Agatekerezo nako ngako mani. Ubundi ibintu byose no guhuza tukagakora. Man, kumubona biragoye byada. Biragoye noneho kubera ko yabonye n'akazi. Ahubwo niho mwagera mukamufatira byatari. Ukamufatira ku kazi se? Umutekano gwaye. Ku kazi wapi? Asoje akazi ahubwo. Asoje akazi. Agisohoka gutya mu gipangu, agikata, duhita dufata birangiye. Cyangwa se wenda yamusohokanye we wamujama boss agahita duhamagara, tukagenda tugahita dushyiramo akantu tayari bikaba birabaye. Tayari ubundi ubwo ubwo niko gatekerezo kumusohokana. Igitekerezo nicyo ngicyo mwana. Nibyo byoroshye. Igitekerezo nicyo. Duhuze bro. Mazurite chef. Akadogo meze utese. Ni fresh boss. None se nizere ko warangije gahunda, nta kindi cyaka kuvugana na wabirangije bose. Ni amafaranga ushaka? Ibintu ni gakeya bose, ntabwo birakora. Gahoje nyumvira pe. Ibintu ni gakeya. Ni gake se gute? Gake. Diro naguhaye yarakunanire ncakundi. Oya boss, ahubwo hari agatekerezo narinze. Ibitekerezo uzana ni ibiki? Umva ibintu. Ngenda kubwira ibyo ukora ukanzanira ibitekerezo ni ibijya. Akazi ni wowe uzagakora cyangwa ni njye? Basi ahubwo karakunaniye. Oya njye akazi ni kananiye. Niba katarakunaniye ikibazo ufite ni iki? Njyewe akazi kawe icya mbere ni ukubona gasoza, sibyo? Nanjye ukankubita yanjye. Wakiye ugabanya ubwenge buke, ngaho mbwira basi icyo gitekerezo. Umva agatekerezo nari nkuzaniye rero. Kambwire nombe. Akazi kanjye ngiye mfite uko nkakora, nawe uba ugomba kumpa amafaranga yanjye uko bisanzwe. Bo agatekerezo rero naringize naka. Hari nabiganiriyeho na mushuti wanjye, yaniga yanjye nyine dukorana akazi. Bikomeze gira vuba. Numvaga muri amafaranga waduhaye ushobora gukuramo nka senkani, ukareshya mugabo, ukareshya musore. Gute? Hanyuma ukamusohokana. Uretse gato wumve se ko numva ukomeze rega nshaka kuri ya mwana vuba, nshaka umwana vuba wegera vuba. Noneho ndagira ngo
uzamusohokane muri senkani, uzakuremo senkani mu mafaranga waduhaye, uri kumva? Noneho wowe nurangiza umusohokane tujye kumugurira akantu, nimugerayo uhita ukora kuri call, sawa? Turi kujyana. Yego, komeza. Noneho nurangiza uhita uduhamagara, twebwe tuze tuzana akantu. wivunika nabyumvise. Mushaka nzamuhamagare, noneho musohokana ahantu ku buryo watazi, noneho nze kubahamagara mujijishije ukuntu muze kuhagera mwazanye uburyo mwabigenza. Ako kantu niko rwose nashaka. Ariko muzamwiteguye mufite n'imodoka hafi ku buryo muzahita mumukura aho ngaho mumujyana. Oya, nako kanya wewe nkundira, wewe mbwira ngo ibyo bintu uzabishobora. Njyewe gahunda ubundi ni gahunda. Kadogo, ibyo bimparire ariko muzabe muri tayari ku buryo ninkora kuri telefone muzaba muhita muhagera ako kanya. Gusa nangorane akazi tugasoza nawe ugira gutya. Ibyo bimparire. Sawa. Shake nomero y'uyu muhungu muhamagare, Imana imbabarire abyemere, kuko atabyemeye naba mpombye. Kanze muhamagare. Ko ndeba aho uzenda bigenza nti. Allo? Mumeze muterike? Umbazi. Gahunda nari mfite numvaga ku kibazo twagiranye nge nawe. Nifuzaga ko wamfasha tukazabonana, nkakugurira akantu tukabiganiraho tukiyunga, cyane ko nasanze nta kintu cyatumaga tugira ibyo twashwanira. Allo? Uri kunyumva? Bo, nanjye nabyumvaga kuri mu kazi, ariko nifuzaga ko ejo twabonana, noneho tukabonana nyuma y'akazi, noneho tukaganira tugasangira, noneho twamara gusangira tukabiganiraho. Ntekereza yuko ndihabira ikibe cyose ntabwo ubushyire bwa bundi kurya nifuza rero sinumva gusangira kwanjye nawe uko bimeze, ari byose ibintu byose ndabibona uko mbishaka, ntacyo nifuza kandi ejo sinaboneka ntibayidawe. Bo, nabura n'ubwo ejo utaboneka, nyemerera Eric, urabizi uri inshuti yanjye, nubwo biriya byabayeho ariko ntabwo bikwiriye ko twakomeza tukagira ibyo dupfa, kandi uyu munsi twagakwiye kugira iyindi mishinga twapanga. Erega wamaze gutera imbere ndabizi. Niyo mpamvu nawe uje rero. Yego, ndagira ngo tuganireho turebe, nubwo ejo utaboneka ejo bundi ushobora kuboneka, nabwo nta kibazo, nge ndahari kubera ko ndagukeneye cyane. Ariko tukeneye cyane gute nyuma y'uko utakimara muri ya myenda yacitse, nyuma y'uko utakimara muri buriya buzima, utunze buri kimwe cyose, uyu munsi turangire ngo tuganire. Ndagukeneye cyane, mbabarira unyumve kandi mbabarira. Ndi mu kazi kenshi rero, n'ibikunda zongera kugisha, ariko rero tubyakora cyo kuri umunsi ukurikiyeho byo nzafite ofu, ariko nyine n'ubyara. Okay, ku munsi wa gatatu ntarebe tuzongera dusubire, ntarebe. Urakoze cyane kubinyemerera. Sawa, ntarebe. Sawa. Okay, arabyemeye. Kanongere mpamagare wa mutipe rero. Allo? We Kadogo, ese wowe kuki utinda gufata phone? Gahunda twahanye ntuyizi? Byaciyemo. Ubwo wowe ntuhabure, gahunda niyo gahunda. Ejo bundi nzahita nkuhamagara umusibe ejo. Nimara kuguhamagara wowe muzahite muhagera ntaribe. Naho ubundi se buriya umusore wanjye Eric ntabwo dukwiye guhora dupfa ubusa, kubera ko mu buzima busanzwe twarakuranye. Ntabwo bikwiriye ko twapfa umuntu waje kuriya twabonye aza, dukwiye kurenzaho tukabana. Rero
bibaho kujya buri wese akore buri kintu cyose nabikaze njye nta nubwo nabigize fayiti nabonye akazi nk'ibisanzwe narihimutse mbahari haruguru ariko nabikomeye kuba twakwinga niho wabitiye ariko njye nta kibazo nigeze ngira tubirenzeho tubyihorere twongere twiyunge tuba abantu bazima kubera ko nanjye nasanze nta kuntu nashwana n'umuvandimwe ngo tubane tureba nayo ingwe kandi bitari bikwiriye twongere tumwe pe ndakubabariye ariko nta n'umutima mubi nigeze urakoze cyane byose byari ibihe ariko nyine nta kibazo kiba gihari ni byiza ko waratekereje nk'umuntu w'umugabo kandi umira tugasangira iyi brochette wanguriye ndabona ikura amenyo oya ntago irayakura nanavamo turagerageza tuzashyiremo amashyashya nanjye biri kuza nabonye akazi nanjye nzaguhamagara ngo dusangire nzaguhamagara dusangire ubwo wemeye ko twiyunga nk'inshuti twongera tugasubira nk'inshuti za kera nta kibazo rwose nta kibazo kiba kibirimo kabisa ndumva ari sawa noneho ndabona bari kumpamagara reka mbanze nitabe ndaje dukomeze twiganire sibyo gira vuba nta kibazo mwanguka umva reka nze nkwereke alo umva aka kanya muri hehe ko ntari kubabona gahunda twahanye ntimuyizi mubanguke agiye ahantu kuri telefone mutatinda habe na gatoya mubanguke kabisa nushaka ufate moto cyangwa se ufate ikintu cyihuta uhita uhagera byihuse mubanguke kabisa okay sawa ataza kusanga nkiri kuri telefone mwahageze mugire va mukora akazi reka nze mbarungire sha reka nze mbakorere urashaka no kunyica wowe ariko nawe twakwica bibaye ngombwa da oye kakora aho tumukorogera birabizi sha birabizi shaka ngaka karakora kabisa akazi sawa arajambo natinze se sha ubayeyo kabisa oya ntabwo ninze cyane twongere tunywemo ryoherwa naho ubundi se numva ukuntu ako kantu karyoshye none se turyemo fata no ku kanyama urye fata ku kabrushete urye numva ukuntu karyoshye Cristo, levera Samani. Cristo. Eric. Cristo, levera Samani. Eric. Rapul. Muteru mujyane. Terura hose. Mukura ha.